bite inshuti zanjye, nizere ko mumeze neza nkuko mpora mbibifuriza. Hari haciye igihe tutavugana, ni ukuri mumbabarire, nagize akazi kenshi mfite ebana ni byinshi muri make, ubwo munyihanganire nyine, mungaye gutinda ntimungaye guhera, niko bajyaga bavuga kera. Anyways, banyita Christine Nyirahabimana. Uyu munsi tugiye ni amasengesho ngiye gukora. Iyi video ni y'amasengesho ngiye gukora, gusengera abantu barwaye ibintu byinshi nyine, uko umwuka ari bunyobore niko ndi busenge. So reka dutangire. Uwiteka Mana igira neza, Mana ishobora byose, gitare cy'amahanga, twongeye kuza imbere y'ubwiza bwawe, tubanje gusaba imbabazi z'ibyaha byacu. Turavuga tugacumura, twatekereza tugacumura, twareba tugacumura, turakwinginze ngo tubabarire Mana. Mu izina rya Yesu w'i Nazareti, turaje imbere y'ubwiza bwawe, turaje imbere y'inyonga zawe. Ntacyo turi cyo imbere yawe Mana, turi inyama n'amaraso. Uratuzi kuko ni wowe waturemye, ni wowe uzi umutima wacu, ni wowe uzi intekerezo zacu, ni wowe uzi uko tubayeho Mana. Mu izina rya Yesu w'i Nazareti, ndasenya ndashwanyaguza, ndarimbura ikigiza karaha kajya he mu buzima bwacu. Ndasenya ndarimbura indwara zose abaganga baburiye ibisubizo. Niwe muganga mukuru dufite Mana. Mu izina rya Yesu w'i Nazareti, umuntu wese urimo arareba iyi video, yaba arwaye, yaba ari umutwe, yaba ari grippe, ikintu cyose Mana, ndamuzanye mu biganza byawe ngo wigaragaze nk'Imana. Wankijije kanseri, ubwo byose byagaragaraga ko bidashoboka, ariko wigaragaje nk'Imana. Niyo mpamvu Mana muri uyu mwanya mpagaze mu cyuho cy'abantu bose barwaye Mana, yaba ari indwara yoroshye, yaba ari indwara ikomeye Mana. Mu izina rya Yesu w'i Nazareti risumba amazina yose, ndaje imbere y'ubwiza bwawe, ndabashyize mu biganza bya Mana, kuko ni wowe muganga mukuru, ni wowe nzi kukiza indwara zikomeye. Mu izina rya Yesu w'i Nazareti, wankijije kanseri Mana. Ubwo wankizaga kanseri niho mwene data yagiye, uwo twari dufite kanseri zimeze kimwe, ariko wowe wanshubije ubuzima. Mu izina rya Yesu w'i Nazareti, bara bose bumva ko byarangiye kubera muganga yavuze ko ntacyo ashobora kubakorera, ni wowe muganga ukomeye nzi nizeye Mana. Ni wowe nzi ko uzakiza benshi bakaza batanga amashimwe Mana. Mu izina rya Yesu w'i Nazareti, bara bose babuze akazi, mu izina ryawe Yesu, ndaje imbere y'ubwiza bwawe ngo ukingure imiryango Satani yafunze kugira ngo abana bawe bahore bifashe bupfubyi. Ntabwo ari imfubyi Mana, kuko niwe se w'imfubyi, ukaba n'umugabo w'abapfakazi Papa. Mu izina rya Yesu w'i Nazareti, ni wowe ufungura imiryango yose iboneka ko idashobora gufunguka. Mu izina rya Yesu w'i Nazareti Mana, dushoboze kumenya abo turi bo. Turi abana b'umwami w'abami, turi abana muri make, turi ibikomangoma, turarenze. Uwiteka udushoboze kumenya abo turi bo, ntitukagere mu kigeragezo ngo twumve ko birangiye, ahubwo tujye tubona ko bitangiye, kuko kiriya kigeragezo buri wese arimo aracamo ni ishuri turimo turacamo, ni icyo urimo uradutegurira kugira ngo nituva muri kiriya kigeragezo turimo turacamo tuzabone gutanga amashimwe, kandi amashimwe akomeza abandi Mana. Mu izina ryawe Yesu, muri uyu mwanya, muri uyu mugoroba, muri iki gitondo, muri iri joro Mwami, ndaje imbere y'ubwiza bwawe. Abifuza kujya mu bindi bihugu, niba biri mu bushake bwawe Mana, ubacire inzira, kandi nabwo niba atari mu bushake bwawe Mana, ubaha akazi mu bihugu baba barimo. Nyaguhana ingoma, nyaguhana ingoma, ndaje imbere y'ubwiza bwawe. Ababa bari mu bihugu byo hanze barabuze ibipapuro Mana, ndakwinginze ngo ubacire inzira, ubahe ibipapuro Mwami w'abami. Ntabwo wabajyanye muri biriya bihugu ngo bajye gukorwa n'isoni. Ni abana b'umwami w'abami, ntabwo tugomba gukorwa n'isoni, kandi dukorera Imana ishoboye byose. Mu izina rya Yesu w'i Nazareti, intambara zaba ziri mu ngo hafi yo kuba divorce databuja, ndaje imbere y'ubwiza bwawe Mana, ngo ugarure amahoro, ugarure umutekano mu ngo. Nyaguhana ingoma, ahari hari imyiryane Mana, ugarure amahoro, ugarure amahoro, ugarure amahoro muri iriya miryango Mana. Mu izina rya Yesu w'i Nazareti, turasenya turashwanyaguza Satani ushaka gusenya ingo, kuko azi ko nasenya ingo
byinshi bizaba bisenyutse databuja. Mu izina rya Yesu w'i Nazareti, garura amahoro muri ziriya ngo mwami w'abami. Uwiteka abashaka abatware, ubahe abatware baturutse mu bwami bwawe. Aba bashaka abafasha Mana, ubahe abafasha b'ukuri batazabakura mu nzira yawe. Nyaguhana ingoma n'abo batarakumenya Mana, ubimenyekanishe mu yindi dimansiyo databuja. Mu izina rya Yesu w'i Nazareti, duhe imbaraga zo gusenga kuko tugeze mu gihe gikomeye. Satani arimo arakora overtime. Reka natwe abakristo dukore overtime dusenga, dukora umurimo wawe, tugarura intama zawe zazimiye Mana. Mu izina rya Yesu w'i Nazareti, reka two guhanga amaso ibitugoye, ahubwo dushaka uburyo bwose uduha inzira zo kugarura abazimiye, tuzana abatarakumenya. Mu izina rya Yesu w'i Nazareti, ndasenze muri uyu mwanya ngo wigaragaze nk'Imana. Mana, si rimwe si kabiri, sinabara n'inshuro Mana naguhamagaye ntiwigeze unkoza isoni. N'uyu mu mwanya mwami Imana, reka nzabona amashimwe menshi kubw'ibyo washubije databuja. Ntabwo nzi impamvu wansabye gusengera abantu bose bareba amavideo yanjye. Mana, ndabasengeye abatanga amafaranga yabo, abagura za airtime Mana, kugira ngo barebe amavideo yanjye. Ndasabye umugisha wawe Mana udasanzwe. Reka Mana aho bakura uhasubize mu izina rya Yesu w'i Nazareti. Reka wigaragaze nk'Imana, reka ubakubire mu izina rya Yesu w'i Nazareti. Uri Imana nyamana, uri Imana idahinduka, ukora imirimo ab'isi bagatangara, ariko we ntujya utangara kuko uri igitangaza Mana. Turagukunda uwera wa Isiraheli, duciye bugufi Mana ngo wowe ushyirwe hejuru. Reka ibyo ducamo ntibidutware kure yawe Mana, ngo tujye gushaka kubaza mu bakuru, hariya ntabwo aribo baturemye Mana. Reka ahubwo duhanga amaso, reka dukure amaso ku biduhangayikishije, ahubwo tuyahange kuri wowe. Reka tugire imbaraga zo gutegereza, reka two kwishakira inzira za bugufi. Inzira za bugufi ntabwo arizo udushakira, ahubwo ushaka ko tugutegereza. Dutegereze twihanganye, uduhe imbaraga Mana, kuko hari igihe dutegereza tukumva ducitse intege tukajya mu bakuru. Abakuru ntabwo aribo baturemye, ntabwo abakuru aribo bazadushakira ingo, ntabwo abakuru aribo bazaduha abana, ntabwo abakuru. Mana, uduhe guhanga amaso kuri wowe, uduhe kugukorera twivuye inyuma. Ibyo twaba turimo turacamo byose Mana, reka duhange amaso wowe, reka tugukorere bigishoboka Mana, reka tugushake bigishoboka uwera wa Isiraheli. Njye nsabye nk'umwana w'umuntu, wowe utanga nk'Imana. Kandi Mana, ntabwo nigeze nguhamagara ngo nkoze isoni. Mana, ndashimye ko utajya ureba ububi bwanjye, ahubwo ureba umutima mbisabanye. Ndasenze Mana, bari bureba aya mavideo yanjye yose nayo nakoze mu gihe cyahise yose Mana, ubahezagire, ababuraye ubacira inzira mu izina rya Yesu w'i Nazareti. Ababuze icyo kwambara ubambike nk'Imana mu izina rya Yesu w'i Nazareti. Ni byinshi abana bawe barimo baracamo muri iki gihe databuja. Reka wigaragaze nk'Imana, reka uce inzira aho zitari, reka ubohore ibyari biboshye, ibyo Satani yicayeho akavuga ngo narabahamije. Reka Mana umwereke ko wamutsinze kandi uzahora umutsinda ibihe byose. Njye nsabye nk'umwana w'umuntu, wowe utanga nk'Imana. Bisabye nizeye kuri bubisubize mu gihe cyawe. Ni mu izina rya Yesu w'i Nazareti nsenze nshima nizeye, amen. Guys, sinzi uko nabivuga. Merci koko simbizi. Mungaye gutinda ntimungaye guhera. Ninzajya ntinda nyine ubwo mujye mwihangana. Mfite akazi kenshi muri iyi minsi, mfite byinshi mpugiyemo, ariko nzajya nshaka umwanya. Singiye kubapromisa kabisa kuko njya mbabwira ngo nzajya nohereza buri munsi, simbishobore, so ntabwo njye kongera kubeshya. Ubwo rero Uwiteka ajya nshoboza igihe cye nyine nabona ko nuko. Ubwo rero tuzasubira muri indi video. Yari Christine Nyirahayimana. Bye guys.